ishuri ry'ubwisangawe wezesha amaso mbashe kureba ibinezeza byo mw'ijuru. Sinzibagirwa isezerano ryawe riti ibyishimo byuzuye n'amahoro yo mu mutima, kuramya kutagira iherezo zabyuzuza mu mitima y'ubwoko bwanjye. Uri hejuru y'amajuru, byose byaremwe n'ijambo ryawe. Ijuru ririmbe we, ijuru ririmbe, sifuzi mundu gukomera kwawe iteka ryose. Wowe iteka we, namenye ko udashobora kunyibagirwa, nubwo noroheje wowe ntuhema kuntekerezaho. Sinshobora gucecekera imbere yawe, nyemerera mvuga ijambo rimwe, uzahora uri Imana yanjye. Nyemerera ntugere mvuge ko mu by'Imana byose ntagereranywa nawe. Uri hejuru y'amajuru, byose we, byose byaremwe n'ijambo ryawe. Ijuru ririmbe, sifuzi mundu gukomera kwawe iteka ryose. Mbese ari mbese nk'Imana yacu, iyo yonyine ntibasha kutuba. Iyo yakoze ibyo twahisate byose n'ibisigaye nzabikora. Haleluya. Mbese ni Imana imeze nk'Imana, turagushima Mana, yo yonyine ibasha kutuba. Iyo yakoze ibyo twahisate byose ibisigaye nzabikora. Sinigeze mbona ubwiza bwawe,